maremba akomeye urumva no ntawe nanga ntawe ndwanya hari nuza kubwira ngo abari aba inkoko zari amagi zibika zari amagi ariko icyo nahita nkusubiza no kukubwira ngo urugamba ntabwo ari rwo guturayingiraho ibintu nk'ibyo ngibyo urumva ntabwo gukoreraho ese mwamwibeshya urugamba rwo gufata abantu aho rugeze uyu munsi ntabwo General Makenga yadeployinga umukomanda uwumwiga guhuma ngamushyire kuri front y'imbere ariho hari imirongo y'imbere izabanza umwe wese navuga afite uburyo wenda yumvira urugamba sibyo ndavuga ubwo uburyo mvuga n'ubyo buziguye naho butaziguye ntawe natandukanije n'urugamba rw'iwabo oya ntabambeshye umwe wese ubona avuze naho ntavuze ntiyavuze umusanzu yatanga ntavuze igitekerezo yatanga cyangwa ugasanga n'abandi ntabwo babyakira n'ibitekerezo ariko ni gute wisanga ayo mazina nagiye nkubwira nigeze kubaza umuntu igihe mba nashonje nyine hagiye mbaza ibibazo nk'umuntu washonje ese bayimo 22 ya radio dignité yanyu muri 12 yagiye mwarinjye amani mwayigize gute nakore kose Marshana nabonye umugabo witwa Tshisekedi yagiye muri Uganda amakuru agenda avuga ko ashobora kwerekeje muri Uganda ngo hagiye kugerana na Museveni Perezida wa Uganda amasezerano akaba arimo ngo n'amabuye y'agaciro n'indi mikoranire ingaruka kuri M23 hari ingaruka byabibagiraho se kuba Tshisekedi yajya muri Uganda ko nekereza ko buri ba perezida bose bafite imikoranire imibanire imigenderanire mama 23 numva bataye birazigira kuko uburumira habiri bwa Uganda buzonge mu 23 by the way tuvuga ibingibi ariko mu byukuri ijambo ryuko muri diplomasi nta bucuti bubamo habarimo na za sinabyaye abantu baje babyumva nabyo M23 ubungu urabona ukuntu barimo kuvanga ibya Uvira yitaza kugira birankoma z'i Burundi n'iza Uganda M23 ubungu ahantu hafi biri ni Baraka bibogobogo sijura he hose yarafashe nta kibazo kiba gihari ariko reba ukuntu uburundi buhora bucanga M23 buri wambaje ku bya Uvira ariko ntimunashyiramo component yuko iteka ikibayo cya Rusizi ari induru z'uburundi buhora buvuza induru mudukuriza inyeshyamba hanga mudukuriza inyeshyamba urumva icyo si igisare kiri hariya ejo bundi Uganda birongeye nge FDL ngirimo kuyitera ese karakana Uganda ibivuga ko FDL itera ituruka mu ifasi ya M23 mugatekerezaho iki iyi bageze nka Baraka bakisaba kuza makobora ibikifite umutekano kuri wa mupaka wa Burundi none naho igeze ibirometero 75 birarangiza neza wa mupaka Uburundi busubire kuba sabotage kuri M23 none abantu bakivuga ngo Uganda azif ariko ibintu bya Uganda je muransetsa ariko mujye menya ko mu Uganda bana FDL buriya Uganda ari gukina agakino neza iyo yirakaza ntikuze kubitangaza se ngo ngizava butembeza ngizava rubereza muhoze naretse kubivuga kandi Uganda ukabonegera mu kuboko yigize indyarya kuko Uganda ishatse kubakiza bari abaga ikibazo kirakemuka byakunda ariko iyo Riek Machar ateye hejuru special force ya Uganda itayurira ibifari kagenda kajya kurinda Salva Kiir Salva Kiir nako urumva yego none se kurinda umuntu umwe niko kuzana umutekano ku wundi cyangwa wabarinda bombi iyo ukiza abavandimwe kurarama uheza uruhande urumva M23 ntiragira ubutegetsi bushobora guhangana n'ibihosho nk'ibyo ngibyo ni icyama kiri aho ngaho turimo kujyana turi kugenda so biro ntabwo bivuze ko Uganda muri Grand Lac ari igihugu kijya cyorohereza aba revolutionnaire il faut voir akareke cyo ntabwo ntuzakibeshye Uganda ifite ukuntu Museveni ubutegetsi bwe bukora gutyo akagukocora uruwo kwa Riek Machar akagucuranya na Salva Kiir akakukuraho inyungu yiwe urumva akajya kwa Tshisekedi yagurishije Burende ejo bundi jana kuko Uganda icura ibifaru urumva kontra y'amadolari irimo ari nacyo kintu mbonye bamwe bavuga bati ya modoka ikundwa na benshi tuyibazaniye Kia Sorento 2022 hybrid ifite ikoranabuhanga ridasanzwe ese wari uzi ko ushobora kuyikura muri parikingi ukoresheje urufunguzo rwayo ikagusanga aho uhagaze uri muri ambutiyaje ntibikugora kuko ishobora kwitwara ubwayo by'akarusho kandi gushyiramo vitesse ntibigusaba imbaraga no gukaraga kakabuto mu buryo bworoshye nk'uko ubibona ugiye kubisikana n'indi modoka ikurebera imbere niba nta nkomyi si ibyo gusa kuri babandi bagorwa na parikingi igufitiye kamera buri ruhande ikwereka uko ugomba guparika mu buryo bwizewe hitamo Kia Sorento 2022 we n'umuryango wawe muzagenda mutuje kuko ifite ubushobozi bwo gutwara abantu 8 muri Gugaga Cars tubafitiye n'izindi modoka zitandukanye aho ushobora kuza ugahitamo iyawe ku giciro gito cyane ku bindi bisobanuro wanyura kuri nimero 0788 32 cyangwa ukatwandikira kuri gugagacars@gmail.com hitamo Gugaga Cars ntago zicuza ibishyitsi byawe abo mwiganye wenda uwo mwiganye muri France niwe muntu usiga muri ministère ukora muri ministère muri Quai d'Orsay muri ministère y'abanyamahanga
ngira ngo siyo kedrose niyo kedrose urumva niyo kedrose kuko Champs-Élysées ari presidence Matignon ni kwa premier ministre nuko bimeze nyine urumva muri Matignon ufitemo babiri urumva muri kedrose ufitemo bangahe muri White House ufitemo bangahe none hari babiri bari aba professeur ku ishuri ryawe basigara abasenateri wa musenateri muri Amerika wigeze kuba professeur uruvuga ati ariko uyu muhungu akiga yari umuhanga niwe twumvise ko yabaye umuntu kanaki wabo ibyo muri palmarès ya kaminuza baranabyandika muri alumini yabo urumva bakavuga oh wow mwari mubizi neza wa mwana wiza hanga iyo duciye kize gutya muri karita tubona yarabaye gavani wabo tubona yarabaye burgomestre wabo tubona yarabaye commande wabo nibarize muri academy militaire yabo ibyo ngibyo birakora impamvu ubona France ihora manipira West Africa nuko ufite aba president n'abakoloneli babarize muri ekole za gisirikare zo mu Bufaransa ikajya bakoresha amacoup d'etat ikajya bakoresha ibyo bashaka bikajya biyakusha biyopoza kuko irakwigisha hari amashuri bita école royale militaire baze y'ababirigi umuntu wizemo ububirigi bora mukora butinga aba ndaba BM niho barize urumva brevet d'état major no bazikuraga icyo kintu ntabwo kibura niba muri soft power y'abantu mu buryo bwa diplomasi no mu buryo bwo kwagura ibitugu n'intuzi byose bikora M23 ntakubeshye rwose dore nciye kuri zikamera za Gasaro TV urareba ukabona iyo karita ntabwo babazi ko nayikora that is why bagufata nka Sandrine uruntu nyamategeko bakaguha nko kujira urukiko rw'ikirenga utaranyura no mu rukiko rw'ibanze ni process ibyo so making sense muri fata intambara mukayigira yanyu intambara se ni yandi muri bariya bose ko intambara y'abakongomani bafite ikibazo bose ibyo mwabikora nyuma urumva mwabikora nyuma muri cabinet mwashyiraho mutuwegene ugerageze no ministeri itabaho urebe ko yabaho ariko amaremba akomeye urumva no ntawe nanga ntawe ndwanya hari nuza kubwira ngo abari aba inkoko zari amagi zibika zari amagi ariko icyo nahita nkusubiza no kukubwira ngo urugamba ntabwo ari rwo guturayingiraho ibintu nk'ibyo ngibyo urumva ntabwo ari gukoreraho ese muba mwibeshya urugamba rwo gufata abantu aho rugeze uyu munsi ntabwo General Makenga deploying umukomanda uwumwiga guhuma ngamushyire kuri front y'imbere ariho hari imirongo y'imbere izabanza bene abo ngabo urumva umwana ukiga urugamba umujyana nyine ahantu akaba yitoza akaba amenyera nyine sibyo yazamara gufata intuze ukamujyana ku mwoto wa nyawo pore ariko ndakubwiza ukuri ku muntu burya rero abantu twanakurikiranye intambara kuva na kera tugira ibibazo iyo uhereye nka 2004 na 5 kuzamuka General Nkunda ashyiraho CNDP ukaza ukazamuka amazina y'abantu umuntu agenda kiyibuka icyakubwira abantu bari muri vacant batari mu kazi muri politique ya M23 wakubishaka M23 abuza abadiplomate niba abantu bize kurusha abandi bose muri aka gace k'ibiyaga bigari n'abantu b'u Rwandofone ariko ugiye gushaka iyo experience muri urugamba rwa M23 muri episode y'uyu munsi nta barimo harabonye mbona kuri televiziyo y'u Rwanda batanga ibiganiro ntaza kubavuga amazina nkava mu kiganiro banyadukira urumva batanga ubusesenguzi kandi bafite amateka akomeye n'ubuhanga bamwe n'aba PhD abandi n'iki byose izo PhD mu by'ukuri ni kubera iki zitagira uruhare ndavuga ruziguye urutaziguye ntabwo nahakanye ko umwe wese navuga afite uburyo wenda yumva urugamba sibyo ndavuga ubwo uburyo mvuga n'uburyo buziguye naho butaziguye ntabwo natandukanije n'urugamba rw'iwabo oya nabambeshye umwe wese ubona avuze na none ntavuze ntiyavuze umusanzu yatanga ntavuze igitekerezo yatanga cyangwa ugasanga n'abari ntabwo babyakira n'ibitekerezo ariko ni gute wisanga ayo mazina nagiye nkubwira nigeze kubaza umuntu igihe mba nashonje nyine hagiye mbaza ibibazo nk'umuntu washonje ese bari M23 ya radio dignité yanyu muri 12 yagiye mwaringiye amani mwayigize gute ariko ubu yakubwira ngo dufite tennis ngo dufite iki n'ikizo turazigenzura teze goma akaba nyina nkubitiye hareba inzega ariko nkavuga ibintu nk'ibyo ngibyo kuko bigeze kwigira nyine urumva aha urugero Colonel Wingoma ntiyapfuye heze gusubizaho kazarama bisaba iki kuko yavugiye mu 23 kandi mu bigoye Sandri kandi ngenza gwagorora mu kiganiro nka yaka urumva yaka ujya n'inshuti yanyu nubwo atanze iyo bimuzambi arahagura kayigendera nyine reba nkungu wameza ashize ni mu 23 nta muvugizi ifite heze kazarama bigiye akabivuga yabiki byatwara iki harwegeze atsindwa se n'ubuvugizi harwegeze aziturunyana mu gihe yavugiraga icyama kera bose ntibatsindiwe ngo bakajya Uganda bakaza mu Rwanda icyo se ni ikinego ku muntu wese ariko baracyahayaringa icyo kora baza siga muri G5 n'ubundi ndamubona muri siyasa wamuhaye ubuvugizi ko n'ubundi ari umuntu wabukozemo nida kujya guhayaringa undi kandi wigeze kubikora hari kubera iki urumva ariko nyine abantu baraho ngaho bari muri benzi bari mu mavewe yateye Simonize
hari uzagira gare wari umfitiye ishyari, nta mfitiye ishyari giyeho, mfite ibinyabiziga byanjye ngendaho nako shoferi wanjye nako none se mashaka kimwe nuko abo bantu tuvuga ashobora kuba ari binebwe, ari abategagi batega bagenzi babo, gihe ntabwo njya mbera, urumva ntabuze utaba wakomanze gihita ukaba wavuga uti kanaka ntabwo ahari, kandi hari nabo njya mvuga baragiye bariyo kubera kutabimenya. Ubundi wa wundi wavuze ngo azamerera n'abitwa Manzi Willy, niyo kera bajya gumbwira ati aho kugira ngo utangaze amakuru wenda aburamo akantu jya umpamagara nkuhe input ziri. Ni mu kiganiro twari twagize kuri channel ya Godfather, kuri space ya Godfather. Ariko ubwo ngubwo yabivugaga kubera uburyarya n'urwango agendana narwo, ntabwo ugiye nongeye kumuhamagara yanyitabye. Nk'ubu nari kumubaza nese Perezida Kamanzi yaratashye nawe nkuko ntarenze ko amanika basha yatashye bavugira Game Event nkabira bya Lawrence Kanyuka mbere, kandi n'uyobora iriya Kadeko iriya banke hari amakuru umuntu ataba afite kandi ashobora kuba hari. Ariko nacyo murankuriki muzambwira barucogoza babahe, umva sha abo badezere Kamanzi babahe rurankunda baye, ntangire mbere kubaza abahe ntago mbizi, ibaza ibintu nawe utazi. ese ngiye menya byose ibintu utazi ntabwo bibaho pe, urabaza umuntu ibyo yabikabira nukuri kose. Mashana nabonye umugabo witwa Tshisekedi yagiye muri Uganda, amakuru agenda avuga ko ashobora kwerekeje muri Uganda ngo hagiye kugirana na Museveni perezida wa Uganda amasezerano, akaba arimo ngo n'amabuye y'agaciro n'indi mikoranire. Yagiye mu ntuze muri mu mwirahira rya Tshisekedi rya Museveni, azarahira ejo ngira ngo rya Museveni. Ubwo ni rwo rwego kuko hari delegation ivuye Kinshasa gutuma ubutumire, bivuga ko ari abaminisitiri bandi bagiye mu mwirahira rya Museveni. Ubwo kuki bahise babihuza nibi bishobora kuba wenda ari birimo nabyo, gashobora nko kugenda mbere bakabikora ejo akarahira, ubwo baba babizi. Ariko kuba nkako batagashyizemo ntabwo ari byo, bagomba kugashyiramo ko ikiza imbere no kurahira ku muhango wo kurahira. Simbone impamvu umuntu yafata ikintu ngo akigire priorite atari yo priorite. Yego. None se harabona abanye bibashije bati ese ni biza kugira ingaruka kuri M23, hari ingaruka byabagiraho se kuba Tshisekedi yajya muri Uganda, ko nekereza ko buri ba president bose bafite imikoranire, imibanire, imigenderanire. 23 numva batayivuga birazigira kuko uburumira habiri bwa Uganda buzonge mu 23. By the way tuvuga ibi ngibi nari mbizi, ariko mu byukuri ijambo ryuko muri diplomasi nta bucuti bubamo, haba harimo na za sinabyaye abantu bagiye babyumva nabyo. M23 ubu ngubu urabona ukuntu barimo kuvuga ngo ibya Uvira itaza kugira birankoma z'i Burundi n'iza Uganda. M23 ubu ngubu ahantu hafi biri ni Baraka Bibogobogo sijura he hose yarafashe nta kibazo kiba gihari. Ariko reba ukuntu Uburundi buhora bucanga M23, buri bambaje ku bintu bya Uvira, ariko ntimunashyiramo component yuko iteka ikibaya cya Rusizi ari induru z'Uburundi buhora buvuza induru. Mudukuriza inyeshyamba hanga, mudukuriza inyeshyamba urumva icyo si igisare kiri hariya. Ejo bundi Uganda birongeye ngo FDL ngirimo kuyitera. Ese karakana Uganda ibivuga ko FDL itera ituruka mu ifasi ya M23 mugatekerezaho iki? Kuki batabiganiriyeho nk'abaturanyi bakaba bakemura ikibazo batagize, urumva? Ibyo ntacyo n'uburenganzira bwa Uganda kubitangaza. Uganda ihita itambika M23 Butembo muri Rubero. M23 ntabwo ibarageze Butembo, ubu ifite Butembo nibura ikabisabwa kwigira inyuma ivuye Butembo, nibura feri ya mbere kayitangira Rubero. Erega iyo umuntu agusabye kwigira inyuma ugira afungira feri. Iyo M23 ibarageze Baraka feri baba yisaba kwigira inyuma, wenda ni nka hano wajyaga barwanira ne Makobola urumva. Kuko urumva uko ufata ahantu hanini niko iyo usabwe kwigira inyuma ugiraho usigarana. Iyo barageze nka Baraka bakisaba kuza Makobola ibikifite umutekano kuri wa mupaka wa Burundi. None naho igeze ibirometero 75 birarangiza neza wa mupaka w'Uburundi, Uburundi busubire kuba sabotage kuri M23. None abantu bakivuga ngo Uganda azif, ariko ibintu bya Uganda je muransetsa. Ariko mujye menya ko mu Uganda bana FDL buriya mu nkambi, muri zira nkambi za Uganda. None se babazeyi aba bafungiye mu Rwanda ntibaba ko bavuye mu nama Uganda Kabila batanga ibyo ni ibihunda Uganda ngo wenda ngo numwanzo wa M23 cyangwa ibihugu ibi cyangwa biriye. Ariko muri wa mujyo uko nta gihugu gishira kuziko gifuye ku kindi, Uganda iri mu nyungu zayo, aba ninyeshyamba bari vulnerable, urumva? Bivugwa biba bigaragara yuko
okay burya Sandrine umuntu utakwambara gukerereza buriya Uganda ari gukina agakino neza iyo yirakaza ntikuze kubitangaza se ngo ngizava butembeza ngizava rubereza namuhoze naretse kubivuga ikahava igiye nyine ihava igiye yego ntitunazi niba M23 kuva za KPC atari Uganda yishyiragaho igitutu ivuga ati murimo kudutera pressure ubwo se okay wenda nta rundi rwango rurimo biri mu nyungu zayo ikindi nakubwira Uganda uruhare igira mu makimbirane nabera muri Sudani y'Epfo mu ntambara Riek Machar na Salva Kiir bahoramo kandi Uganda ukabonegiramo kuboko yigize indyarya kuko Uganda ishatse kubakiza bari abagabo ikibazo kigakemuka byakunda ariko iyo Riek Machar ateye hejuru special force ya Uganda itayurira ibifari kagenda kajya kurinda Salva Kiir Salva Kiir nako urumva yego none se kurinda umuntu umwe niko kuzana umutekano ku wundi cyangwa wabarinda bombi ariko rero iyo ukiza abavandimwe kurarama uheza uruhande Machari bakanavugwa ko deka dukoma impande zombi bakanavuga ko ari byiza kuko Museveni ashobora no kuba yagira inama y'Tshisekedi akamubwira uti nyaboneka ushatse wagenza gake cyane ko tujya tubisubiramo twigize no kubivuga ko hari igihe yigeze kubwira uyu mugabo Tshisekedi amugira inama ntabyo tujya ducanga ikarita bakanaba yanamubwiza no kuri akamubwira uti ugenze gake yakuriza inyeshyamba kuko bishobora kukubera ibindi bindi aho nakuyemo ingingo imwe yuko Museveni atanga M23 yego adategetswe no kuyikunda ariko nkubwira ko adakunda nicyo ntavuze nta nakunda Tshisekedi nubwo adategetswe nawe kumukunda urumva Museveni aracunga inyungu z'Ubuganda n'abaturage biwe murajya kiwanja mugahaha mugacuruza mugatira gute nkuko abigenza muri Juba nabikubwiye mu kanya karibuze erega n'ibihugu byacu by'u Rwanda amakimbirano Rwanda na Uganda byakunze kunyuramo muri no myaka 32 ishize nk'imyaka 10 cyangwa 15 ya nyuma yo guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi ndetse no gusoza urugamba rwo kubohora u Rwanda urumva igihugu cya Uganda nyine cyakunze gushaka nko kuragira u Rwanda kururagiza inkoni y'icyuma nuko ubutegetsi bw'u Rwanda butabyemeye none se ubwo n'ubutegetsi bw'u Rwanda urumva M23 ntiragira ubutegetsi bushobora guhangana n'ibihosho nk'ibyo ngibyo ni icyama kiri aho ngaho turimo kujyana turi kugenda so biro ntabwo bivuze ko Uganda muri Grand Lac ari igihugu kijya cyorohereza abarevolutionnaire il faut voir akareka cyo ntabwo ntuzakibeshye Uganda ifite ukuntu Museveni ubutegetsi bwe bukora gutyo akagukocora uruwo kwa Riek Machar akagucuranya na Salva Kiir akakukuraho inyungu yiwe urumva akajya kwa Tshisekedi yagurishije burende ejo muri jana kuko Uganda icura ibifaru urumva kontra y'amadolari irimo ari nacyo kintu mbonye bamwe bavuga bati ese kubera iki muvuga iby'ubucuruzi ati amakuru hari kashana no kuba yamugira inama ndetse akamutubara ko migenzo neva bakareka gukomeza kwishora muri izi ntambara ati mujye muvuga impande zombi no kuvuga ngo mu bifaru birasa kuri M23 harimo n'ibyo Uganda igurisha na nose na Tshisekedi mu ntwaro zirasa arizo Uganda icuruza ibyo biri mu nyungu za Uganda ntago wabaveba ariko nanone ntabwo uvuga ngo Museveni Aida ariko nanone akongera akagira inama Tshisekedi na Nivu the double standard nukurumira habiri ni kirumira habiri Uganda urumva gusubira no gutwara uvuye he reka nguha amakuru wowe ni kuyihora ubita Uganda atazi icyo atwaye cyane rwose nabana neva yakoresha agatriste no kuvuga ngo ikintu ngiye kuvuga sose ntikigoyera kiragukoraho iyo utangiye kuvuga ngo kwigira gutya mu mutwe mbona ko ushobora kugiye kuvuga ikintu ushobora kuvuga utereka nicacikire inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze aho utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro Spiro M1 M2 M3 zisange mu Giporoso ku Cyamitsingi ahateganye na Hilltop Hotel hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho.
Gasaro TV.